Nongeye kubaha ikaze cyane hano ku Gikoni Iwacu TV kandi nanjye ubaha ikaze ni Chef Alex. Uyu munsi tugiye gutekana hamwe noodles na sosiso urebe ukuntu ibi bintu byo biba biryoshye. Apana wa wundi uza agashyiramo noodles agashyira mu mazi akavangamo twatungo twawo tw'amafuti ukabona arariye. Biriya bintu byica igipfu. Uyu munsi turakoresha icyo bita sosiso n'irunyanya n'igitunguru na pavuro, kandi nabyo ntabwo tubikoresha byose, turakoresha igitunguru igice cyacyo. Igitunguru igice cyacyo, dukoreshe pavuro igice cyayo. Hano mbere yo kugira ubutetsaho amazi kugira ngo atogote tuze guhita dushyiramo za noodles zacu. Ubundi ugakata igitunguru cyacu duslice nka turiya nyine, kugira ngo igitunguru kize kuba ari kirekire kitaza kwivanga na noodles ari uduce wenda ngo ubone biragaragara nabi. Hano gikoze tureture bihita bijyana neza. Hano rero ndahita nkata na pavuro yanjye ntabwo ndibikate tureture nk'ibisanzwe. Hoya pavuro yanjye uyu munsi ndayikata utukibe dutoya. Impamvu ndibukate udukibe dutoya ni ukugira ngo bize kuza ari amabara ko n'urunyanya nabwo ndashaka kugira ngo nyine bikomeze bigimbe neza, nyine kugira ngo bikomeze bigaragare neza ku isahani yanjye igihe ndiwe ndi kwarura. Ndakata amakibe gutyo n'urunyanya ndize kurukata amakibe kugira ngo nyine n'umuntu ugiye kubirya abone ibiryo biteye apeti. Urabona uriya mweru ziriya noodles uvangemo icyatsi cya pavuro uvangemo n'urunyanya byari byiza. Ziriya nyanya nka se kuriya ni inyanya ngiye kublendinga kugira ngo mvanemo juice y'urunyanya. N'urunguru ndi kukata gutya no kugira ngo nze kuvanamo twa dukibe nakubwiye nshaka kumixinga, ndaza kurushyiramo nyuma. Twa dukibe ndaza kudushyiramo nyuma kugira ngo amakibe yacu mbashe kuyaba naya mixinga, nyine na mabara mbashe kuba naya mixinga arebeke neza kandi ateye apeti. Hano yasi mfata rwa runyanya rero ntanduvangiramo n'utuzi. Nakwibutsa ko ibintu binatubura inyanya. Ushaka kuba wateka urunyanya rwose bino bitubura inyanya, then ugakata udukibe dutoya kugira ngo uze kumixinga na ya pavuro yawe. Kora ahangaha rero ibyo turi gukora gutya ni icyo bita mise en place. Urabona iyo umuntu agiye guteka bwa mbere uba ugomba kubanza ugakora icyo bita mise en place. Uyu muntu ugiye guteka bwa mbere ukunda icyo bita mise en place, igufasha kuza guteka ibintu byose ugenda ushyiramo bigatwara iminota mike. Urabona na za noodles zanjye nzizanye amazi nayo yari yashyushye, nayo nshyiramo. Wibutsa hano ushobora no gutogosa amazi menshi, ayo mazi menshi ukahita ufata nka noodles ukazishyiramo mu kintu ukazimenamo zikaba zitumbamye mu mazi ashyushye, ntabwo zigora cyane. Wowe ukaba wikarangira utundi tuntu ku ruhande. Ufite nka keto washyushyamo amazi ukayishyiramo mu gapoti kuntu ukabumenamo, ubundi ukaba witekera imboga zawe ugahita uza kuzishyiramo nyuma. Uyu munsi rero nateganyije kubereka ukuntu wateka noodles. Abantu benshi nagiye mbona baziteka nabi, ugasanga arafata amazi ashyushye akahita avanga, cyangwa se bazijya nabi bishobora kuba byanabatera indwara. Nguhaye ikaze kandi nanone umuntu uri mushyashya no vanda udakoze subscribe, kandi mujye mwibuka gutera comment zanyu menye ko mwahabaye. Urabona na za sosiso zahise nazo nahise nzikata tureture, nazo dukata amajuriyene. Narako na za noodles zacu zarangiye, then nshyiraho agapanu, nshyiraho n'utuvuta dukeya. Ntukajye amavuta menshi, kandi ku bantu mudakunda na siporo ntukajye amavuta menshi cyane. Nshyiraho na twa dutunguru, nashyizeho udutunguru dukeya nubwo nakase igice, ariko nashyizeho udutunguru dukeya ko nashaka kugira ngo neke n'ibindi bintu nyine. Urabona ko ni ibiryo bidasaba ibintu byinshi. Pavuro ntabwo ishobora kwitarengeje nka 200. Igitunguru ni uko nguko, ibi nka 400. Iza noodles ni nka 800 igihumbi gutyo, kandi ukarara uriye neza kabisa. Urabona ko nyine ni ibintu bitaba bigoye. Izi sosiso nayo ni nka 600. Simbizi neza, gusa sosiso ntago zihenze ku buryo utajya neza. Niba utanazishyiramo ukashyiramo imboga kuri iyo ukabivanga neza, biba biryoshye kabisa. Urabona ko nzana na ji y'urunyanya nayo nshyiramo. Ji y'urunyanya biba ari byiza iyo ubanje ukayereka. Urabona ko twazibenza ari mbisi, urabanza ukayereka. Hano ndi kubisanza. Urabona ku myimba nsanza nk'abashefu, urabanza ukabereka bigafatana, nyine ya ji y'urunyanya igashya. Urabona ko yari yahiye. Nshyiramo iyo ngiyo nashyizemo ni paprika, nashyizemo agapaprika gake, nshyiramo turmeric, nashyizemo agaturmeric gake kugira ngo bikomeze ibara bizana ibara ryiza. Urabona nyine za noodles za rukuntu zijya gusamo umweru, rero bitaba biteye apeti. Ushyiramo ka turmeric, cyangwa se ufite nka curry powder nako ushobora kwita wirangaswa ugashyiramo. Then nshyiramo amazi make kugira ngo bitaza kuba ibisosi byinshi bigakabya. Iyo bibaye ibisosi byinshi bigakabya rero niho usanga ibiryo byawe bidateye apeti. Hari ibintu bikwiye kugira isosi, hari n'ibintu bitakwiye kugira isosi rwose. Hari ibintu bikwiye kugira isosi n'ibintu bidakwiye kugira isosi, mujye mubimenya. Kandi burya kurya neza ntabwo ari ukurya amasosi.
then urabona ko nagira nshyiramo utuzi dukeya kugira ngo isosi yayo ako gasosi gakeya karimo kabe concentré, ubundi mbona ukuntu nshyiramo ya zanoza zanjye za noodles zanjye. Urabona nshyiramo twa tu flavor twa noodles, ahantu harimo za white pepper, harimo turungo dutandukanye nk'udu flavor, iyi ni flavor ya chicken, iyi ni flavor ya chicken zirimo, ubundi harimo n'agasenda, harimo n'agasenda muri nuza. Ariko iyi ngiyi ndi gushyiramo ngubu ni flavor ya chicken ya kugira ngo ya flavor ize kuzamo. Then nacyo cyiza cyo kubiteka kuko binagufasha kugira ngo izi flavor zishye zibe zitaguteza ikibazo runaka nyuma. Urabona ku bantu bazijya babandi babigura mu bikombe ukajya kubona ukabona ashyizemo amazi ashyushye aberetse iminota ingahe akabona arariye, biriya rwose nakubwira ko atari byiza habe namba. Hano ku Gikoni Iwacu TV rero tuzaba tubereka ukuntu wajya witekera ibiryo byiza kandi mu gihe gito cyane kandi ku mafaranga make. Burya abantu bazi bazi ko kujya neza bisaba amafaranga menshi, oya ntabwo bisaba amafaranga menshi. Kora subscribe kuva uyu munsi ujye udusura, uzajya ubona ko ibintu biba byoroshye kabisa. Niba ko nagira nongeramo utuzi dukeya bimaze kuba concentré, mfata za noodles zanjye, nzishyiramo kugira ngo nyine nazo zivange na ya sauce twakoze. Hano twakoze iriya sauce, then ushyiramo na noodles kugira byivanga. Urabona ko nashyizemo na nkeya, noodles zirabyimba, pasta zarabyimba, then ziba zabyinnye zikaba nyinshi, then ushyiramo nkeya ko yari sahani imwe yanjye, then nshyiramo nkeya, izindi ndazibika nzongere nkore ibintu nk'ibi ngibi, ngira ibintu nikorera nyuma nshatse kurya nanone nk'ejo nka saa sita nshobora no kongera nkahita ndeba ibyo ari byo. Urabona ko nyine aba ari ibintu byoroheje. Noodles uraziteka ukanazibika muri firigo ku bantu bafite amafirigo, cyangwa ukaziteka nk'ahantu ukaza kongera kuzirya ukazishyushya. Urabona ukuntu nyine ibiryo biri gusa, nagira mvanga kugira ngo za mboga za sosiso byivange na noodles neza, agahu gahure n'umunyotsi. Urabona ukuntu nyine biri gusa, urabona ukuntu biri gusa, bifite isura nziza. Irindi banga ririmo ni iringiri, ni ryo kugira ngo ni ryo gutinza ibiryo ku ziko. Burya gutinza ibiryo ku ziko ni byiza kandi bituma ibiryo bihura n'umuriro, bigatuma ibiryo nyine binahura neza, ibirungo bigahura n'ibyo utetse na kompanyuma nyine utetse, byose bigahura neza. Nahise nadigamo twa tunyanya sasa rero aha niho tuba tugiye kuza, twa tunyanya twa dupavuro dutoya, nahise dushyiramo natwo kugira ngo ryabara ry'icyatsi na ryabara ry'umutuku rikomeze rize ripika, kugira ngo nyine bikomeze bise neza. Naho uri kubona nyine ukuntu biri gusa, biri gusa neza kandi biteye apeti. Hano rero ubumenye ukuntu wakitekera noodles mu buryo bworoshye kandi mu buryo budahenze. Wowe utarakora subscribe, kora subscribe kandi mujye mwihangana musige comment, menye ko ibiryo byari biryoshye kandi byasaga neza, mwabyishimiye. Murakoze cyane, Imana bamera umugisha bareba icyoroshye cyane. Ngiye yari Chef Alex ku Gikoni Iwacu TV, yari chef wanyu ubakunda cyane. Thank you so much guys.